ndabashuje rero Uwiteka yaradutsindishirije ndetse ndabona bandi barana impinduka urugamba rugenda neza. Ndabasabye rero mu rugamba buri muntu arwana uko ashoboye, si ngombwa ko umuntu wese ajya guterura imitwaro adashoboye guterura. Ni byinshi wakora kandi impinduka zikagaragara. Rero aka kanya tugiye kubabwira iki kiganiro, nongeye kubasaba abakunzi bacu mudutera inkunga. Icyo tubasaba mukande like, mudukandire subscribe, mukande share ndetse n'izindi nkunga zose mwadutera mwaba mugize neza. Hari abavuga batari ko mwebwe kuki musabiriza. Ntabwo dusabiriza kuko na n'uyu munsi kuva u Rwanda batubeshya ko bazanye impinduka, kariya kandoye bakavuga ko bagakuyeho, na n'uyu munsi baracyasaba impinduka. Uzarebe baratakamba, ntabwo bajya guhemba abakozi batagiye gusaba inkunga za Amerika hirya no hino n'ibindi bihugu, ndetse bafite n'abafatanyabikorwa babo. Kandi abo mvuga ni igihugu, abo mvuga ni ka gatsiko, kandi ibyo basaba nta nubwo tunabibona, bijya mu mifuka yabo. Rero iyo umuntu yihandagara kuvuga ngo ngiye ngo ndiho ndasabiriza, ntabwo nsabiriza, ahubwo b'abanyarwanda b'umutima, bandi turi kumwe batavuga ngo batari intore, abo rwose Linda nagushuje aho uri hose. Imana iguhe umugisha. Namaze kumenya ko uri n'umukozi w'Imana, ujye unadusengera cyane kandi Nyagasani agumye kukugirira neza. Ndagushuje, turwanya Kandoyi TV, turagukunda cyane. Nibyo ndimo mvuga nsobanura, na n'uyu munsi leta y'u Rwanda iracyaka inkunga kandi tutazi naho zijya, zitagira n'icyo zidufasha. Ibyo rero umuntu uvuga ayo magambo, abo nizo zandatwa, abo nizo zantore, nirwo mbabwira umunsi ku wundi batugesheje ahangaha, batumariye imiryango, batumariye bavandimwe, na n'uyu munsi bagikomeje gufata agafuni, bagikomeje guhamagaza abantu muri RIB bwihishwa, abandi bakaza nk'abajura ngo baje kubaterura, abandi ngo barabakeneye, kandi ari byayica rubozo, uwo batisha urubozo bamwica akarangira burundu. Ngiye kuvuga uyu munsi aka kanya, ngiye kuvuga kuri topiki ebyiri. Icyambere ndavugaho harimo nanashize muri topiki, ni gute umuntu ashiduka yisanze i Kigali kandi yarahunze ari kumwe na bagenzi be mpaka akisanga i Kigali, kandi mu by'ukuri yari impunzi ndetse azi icyo yahunze, kandi yarakorewe ndetse n'iyica rubozo. Bamwe bakavuga ngo ariko uriya muntu ngashobora kuba yari intore, abandi ngo yaje kuneka. Ni gute umuntu yisanga i Kigali? Yisanga i Kigali gute? Ese agezwayo nande? Ese agambanirwa nande? Ese umuntu mwicaranye ukubwira ko uri guharanira impinduka, uwo muntu koko urasanga uwo muntu araharanira impinduka koko? Ese urabona uwo muntu muri kumwe mu rugamba, waramugenzuye usanga ko kari ku rugamba? Ndavuga na bandi baduhagarariye bitwa kari abayobozi mu buyobozi butandukanye, yaba mu nzego za gisivile ndetse n'iza gisirikare, yaba mu mitwe ya politiki iri hanze. Dufite imitwe myinshi ya politiki. Ese iyo mitwe yose iyo urebye usanga muhuje. Ese ni impamvu ki abantu badahuza? Ni gute umuntu agambanira undi kandi mukorana? Ese nta bushishozi uba wakoze? Icyo nicyo ngira ngo tuganireho, mbere ku kuntu abantu babajyana bakabageza i Kigali, mbere ku kuntu abantu bari kubereka ko muri kumwe mu mpinduka, mbere ku kuntu abantu bari kutubeshya ngo baraduhagarariye, ngo ni abayobozi bacu, abandi bafite amatitere runaka kandi ari intore, ndetse umuntu akagira nakubwira ngo nzakugurira isanduka yo kugushyinguramo. Uzatinya umuntu uzakwereka ko wowe icyo ubona kigufitiye akamaro, watabonye ko kigufitiye akamaro, ahubwo akabasha kukwereka inyungu zawe mbere y'uko uzibona. Ndashaka kuvuga ku kintu, ku muntu ukwereka inyungu zawe mbere y'uko uzibona, kandi akubwira ko muri kumwe muri opozisiyo. Uwo muntu mpaka akaguherekeza akagutura i Kigali. Rwose Banyarwanda munyihanganire, ndabizi ko hari abanyarwanda b'umutima, ndabizi ko hari abantu bari hanze kandi bakoresha ukuri, banahunze, bafasha n'abantu. Ndabizi ntabwo ari abantu bose, ariko ndashaka kubereka abo bantu. Yesu yabivuze neza, aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Icya kabiri, topic yindi ya kabiri ndavuga ku buryo u Rwanda rukomeza kujijisha abanyarwanda, rubabeshya
kandi rwaratewe rwarabuze n'uburyo rwakwikura muri uwo mutego. Erega guterwa mvuga ntago ari kuvuga ngo baraje barashe bombe i Kigali. Urumva hari ibitero bibanziriza ibyo ngibyo kugera aho umuvugizi wa leta avuga ko bagiye kurasa indege akabyiyemerera. Ibyo ngibyo nibyo dushaka, ibyo nibyo duhora tuvuga. Nimba mukoze ikintu, nimba mukoze ibyo bya namwe nimubyemerere ku mugaragaro, abanyarwanda babone ko mwemeye ibyo mwakoze. Noneho natwe tuzahera aho ngaho. Ibyo biradufasha cyane. Baba ngo mwahunze iki? Ese kuki mujya kuvuga leta nabi? Aha, turayivuga nabi nayo ubwayo ihagarara ikiyemerera ko yagiye guteza ambutiyaje, yagiye guteza umutekano muke mu kindi gihugu. Nibyo dushaka. Aha, rero kuri topic ya mbere, yabaye na titre mu kiganiro. Nibyo nababwiye vuga nti murebe neza, dufite abantu batugambanira. Ejo bundi ngewe wicaha ngaha kuri kamera uri imbere yanyu, nababwiye iyicarubozo nakoze, ntabwo mbisubiramo. Abatabi ayicarubozo nakorewe, abatarabyumvishe bajye ku biganiro twahereyeho mbere, aho hose narabisobanuye, kandi nibiba na ngombwa nzongera mbisobanure, kuko ntabwo hari n'abandi barikorewe, ariko ntabwo nari guhera hejuru ntahereye kuri ngewe. Nabo nzabavuga, narabibemereye. Nagombaga rero kumanza kwiheraho. Utarayibonye yihangane asubira inyuma, kandi nunabisaba nzayibereka, kuko burya ushobora kubona ngenda cyangwa mvuga ariko utazi ibikomere mfite ku mubiri. Iyo mvuga ibikomere mba mvuga inkovu. Narababwiye ngo tugomba kujya tuvuga ibintu twerekana ibimenyetso. Linda ndagushoboje, kandi rwose icyo gihugu cyubahwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yubahwe. Nanjye ndayishuhuje aho bari hose. Muyobozi w'igihugu cya Kongo, turwanya Kandoyi TV, cyane yitwa turwanya Kandoyi TV ndetse n'akarengane, turagushuhuje. Kandi ibyo uri gukora n'iby'ubutwari, buri munyarwanda wese navuga ngo agushyigikire rwose. Dukeneye impinduka kandi mu mahoro. Rero nari ngiye kuvuga ku buryo iyicarubozo ryankorewe, uburyo nari gusobanura. Narabivuze uyu munsi, naraharenze ngeze ku bandi, ariko ntarabageraho. Ndagira ngo mbereke abandi badindiza abantu mu nzira. Ni gute umuntu yisanga i Kigali kandi yarahunze, kandi koko mu by'ukuri yarahunze, agambaniwe n'umuntu bari kumwe. Ndahera ku rugero ngiye muri iyi minsi nabonye. Ikintu cyambabashye kikantangaza ni ukubona umuntu avuga ngo yewe ngo ngiye ngo mpagarariye, ngo nimba ari impunzi ngiye mpagarariye abantu runaka, ngiye mpagarariye mfite titre runaka, ngiye ndiho ndareberera abantu. Umuntu atinyuka kavuga ngo arya ngo ni ministre wahe, simvuze ntuzaye ministre wanjye. Atinyuka kavuga ngo ngerega ngo Theoneste yahunze, undi ati se ko yahunze akaba yarazanye n'abana ndetse akazana n'umugore, ati kuri yo bintu bamukoreye ngo nashaka azazane se na nyina. Can you imagine? Nawe ibaza umuyobozi uvuga gutyo, kandi yarangiza akavuga ngo ngerega ngabatutsi ngo turabazi, ngo twebwe niko dukora. Akabwira umuntu gutyo. Urumva? Ntago nge ngira moko, ntago ndeba umututsi, ntago ndeba umuhutu, sindeba umutwa, ariko ndagira ngo mubwire ngo nimba uri umuyobozi utigendera mu iturufu y'amoko, ukaba uzafasha kubera ubwoko, na warangiza ukabwira umuntu ngo cyakora ngo nzakugura serekeye yo kugushyinguramo, uriho urajya ahantu habi rwose. nkubwire wa muyobozi we, nkubwire wa mubyeyi we, ntabwo ndakuvuga amazina, ariko nzanagushyira hanze. Urumva? Urangiza ngo urandika ngo uri musaza wawe, ngo ndi musaza wawe. Ndi musaza ubwo buryarya bwanyu nibwo twanze kugera uyu munsi. Urumva? Wangira inama ngo ese inama niyo ngiyo ujya gusenya umuntu. Ibyo bintu ni ibintu koko. Ngo urahamagara umuntu umutandukanye n'undi kubera ko
ubona intego y'intore igiye gusenyuka, kumbi uragira ngo twarabamenye. Kandi reka mbabwire, igihe kirageze ngo tuvugishe ukuri, tubwire abantu umuntu tumuvuge mu mazina ye. Urumva? Ese niba uri urwanya abantu bavuga ngo bahunze Kagame, ngo bahunze leta y'u Rwanda, kandi nawe witwa impunzi, kandi nawe warahunze, kandi wirirwa ku iradiyo uvuga ngo abantu bitandukanye na FPR, ngo abantu bitandukanye n'agatsiko, abantu bitandukanye n'abicanyi, umuntu yaza ihangane ni connection gukorana, warangiza abantu bajya kwishyira hamwe, wowe ugaharanira ko bagomba gutandukanya, ugatangira kwereka umwe ko ari umugambanyi wundi. Ngewe ntahunzi, wa mubyeyi we ntahunzi, usibye ko ndagira mubwire, narabwiye ngo niyemeje kuvugisha ukuri uko ariko kose, uwishe umuntu wese nzamuvuga. Ibyanyu ndabizi rwose, murabizi ko mbizi, nzabivuga. Ugatangira gutandukanya umuntu n'undi, ukangana ko umuntu ngo ni intore ngo yaje kukwica, ngo n'umwicanyi turamuzi. Niko ye, n'amajwi yawe ndayashyira ku karubanda, n'amajwi yawe n'amafoto ndabishyira ku karubanda. Wowe ntabwo dukeneye abantu badutagangaza, ntabwo dukeneye abantu dutsinza mu rugamba. N'ubundi aho wicaye rwose urabizi ko ibyawe ari ukumarisha abanyarwanda no gushimutisha abantu, kandi ukihisha mu bantu, warangiza n'uyu munsi ukaba ufite amatiti. Hari ibyo rero tuvuga mukagira ngo nta muntu tuzibasira, ariko umuntu wese uzarwanya abantu kandi akabarwanya muri ya mayeri yanyu tuzi, ya mayeri yanyu nabwiye ko nyazi tumaranye imyaka 14. Ndabazi rero, witonde kugera ubwo wowe uza kuza kumbwira ngo ntabwo ari ko umuntu avuga ibintu byose. N'ibiki nzahisha? Ntabwo nzahisha akabi nk'ukarya. Ibyo rwose unabimenye, ntabwo nzahishira kabi nk'umuntu karya. Wowe uri mu kazi kawe, urabona abantu bariho barahunga, abantu bariho baritandukanya n'ikibi. Nyuma yanjye hamaze kuza abantu benshi, na mbere yanjye haje abantu benshi. None se nimba udashaka abantu bitandukanya na FPR, waba uri kurwanira iki? Nimba udashaka ko twitandukanya na FPR, buri muntu wese ngo ni inkotanyi, ese wowe uri iki? Abo umaze kugeza i Kigali ntubazi, kugera ubwo wowe ujya ahubwo upanga umupangu, urirwa ujya kuzanisha imodoka, uyihamagaza abantu ngo muri he, ngo se ngahantu muri mufite umutekano, ngo mbwira ahantu muri, ngo ahantu bakurikirana, kandi ari wowe uri kohereza izo vigo. Igihe kirageze ngo tugushyire ku mugaragaro, izo vigo twamaze kumenya ko ari uzohereza. Warangiza ugashaka gutandukanya abantu, urahamagara umuntu umwe mugenzi wanjye, nanjye ukaza ku ruhande ukandika message ku ruhande rwanjye, ukanyereka ko ni musaza wawe, kumbura inkotanyi, ukaza kubeshya abantu, ukaza kugira ngo twebwe ugumye kuduheza mu kigare, udindiza urugamba. Ndagira ngo mbabwire, yewe muyobozi ufite uwo muntu, ejo bundi witonde batazaguha ayo mazi yabo. Turabazi. Ubwo rero kujijisha bayobozi, ndagushuhuje nyakubahwa perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro, ndagushuhuje. Turwanya Kandoyi TV iragushuhuje, kandi turakwifuriza ko urugamba uriho wazarusoza amahoro, ndetse abanyarwanda umusanzu wabemereye ukazahagarira imbere yabo tubyina intsinzi. Ariko nyagasana kubungabungira umutekano rwose, protokoli yawe yite ku mutekano wawe by'umwihariko. Ndabivuze kuri Turwanya Kandoyi TV, protokoli yawe nyakubahwa perezida yite ku mutekano wawe by'umwihariko. Abanyarwanda dukenewe impinduka, abanyarwanda dukeneye ubuyobozi butarimo Kandoyi. Ngewe ubwanjye nabitangaje, ndavuga ngo byaba byiza tutongeye kuyoborwa n'umusirikare. Nge narabivuze kuko hari impamvu nabivuze, nuzayimbaza nzayisobanura. Bazabaha amaranka, babaha amafaranga, ariko murinde ubusugire bw'igihugu, ariko ntimuzivange muri politiki.
twe ntabwo turi abanyepolitike, ntabwo ndi umunyepolitike, ariko icyo ni igitekerezo ntanzi nk'umuturage muyobora. Kuko biratangaje, biranababaje kubona umuntu witwa ngo areberera abandi ari we muntu uri kubatandukanya, ari we muntu uriho abasopanya, ari we muntu uriho yohereza vigo, kandi mu mayeri akomeye, muri ya mayeri yabo nababwiye ngo bafite amayeri menshi, wakaza kerekana ko turi kumwe kandi tutari kumwe. Murebe neza, ntago abantu bose ari babi, ariko abantu ni gute umuntu yisanga i Kigali, ni gute mukora inama ikarara i Kigali, mwebwe murebye mubona biterwa n'iki? Ni gute mupanga umupangu Kigali karari umenye? Ni gute umuntu yitandukanya n'ikibi, abantu bakaza gutangira kumubwira ngo ibi bivuge, ibi ntuzabivuge rwose, turakwinginze, kuko hari abantu bashyira mu kaga, abakinashyira mu kaga. Twapfushije abantu benshi kandi b'inzirakarengane, twabuze imiryango myinshi kandi y'inzirakarengane, abantu bamaze, abantu baragororerwa, indatwa ziriho zirahara ziratuye, indatwa ziriho zirafata ibihembo by'amaraso, ariko abantu bari mu karengane. Wowe urambuza kuvuga ngo sinzavuge amabi, kubera iki? Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Umuntu uzakubwira ngo vuga ibi bireke, uzitonde urebe ntuzagwe mu mutego, ni ikimenyetso cya mbere mu gucekinga indatwa, ni ikimenyetso cya mbere mu gucekinga abantu. ngo nujya kujya ahangaha ngo umanze umbwire ko mbivugira gutegereje, aho ngaho uzamanze urebe katari umwe muri ba bandi bari mu kagambane, uzabamenya gutyo. Umuntu nagera hafi yawe ati manze umbwire ko ari runaka, kandi nawe ubwe umutekano we yawubuze, nawe ubwe yarirutse, ariko arashaka kukwereka ko uwo mutekano wawe ugeramiwe. Kumbi aragira ngo amenye ahantu uhagaze, abone uko bagutwara, ndetse abe na nyambere, abe ari wowe wa mbere utangaza amakuru, atariko kanakana namubwiye, ati kanakana namubwiye, ati ayo makuru narayamuhaye, namwe kagomba kwitandukanya na kanaka, kandi niwe ugutwaye, niwe utumye bagushimuta. Kumbe uyicaranye n'umwanzi utabizi. Murebe neza, ziriya nkotanyi zifite amayeri menshi, narabivuze ko zifite amayeri menshi. Iyo ujya utinya abantu bagera n'ubwo bohereza abagore babo, ariko kugira ngo babone ubuzima bwawe. Ujya utinya abantu bohereza abakobwa babo, akemera agafata umukobwa we akamusheta, ndavuga muri za ndatwa, ndavuga muri za misi, kabone n'ubwo yaba zikarahora n'izindi ngaruka, ariko mpaka abone umutwe wawe. Banyarwandakazi, ibyo mubimenye. Icya kabiri ngiye kuvugaho, ndavuga ku buryo igihugu gisumbirijwe, igihugu gishobora gutera kigaterwa ariko kigaceceka. Nta utabizi neza ko u Rwanda rwateye Kongo, ibyo ngibyo nyereka ko n'uwara yavutse abizi, ariko na n'uyu munsi abantu baracecetse. Birababaje bikanatangaza kumva umuvugizi wa leta ajya hari akemera ko barashe indege iri ku butaka bw'ikindi gihugu, kandi itabakomye, bakajya gutera igihugu. Hari impamvu y'ibyo. Ntabwo bakwifata ngo barase indege nta mpamvu bayirashe, kuko murabizi neza ko icyo bakoze nakawa mugani ngo wakoze hahandi ngarangiriza y'ukuboko. Niza ngaruka mbi zigiye kubageraho, mwikururiye, mugiye no gukurura abanyarwanda. Uyu munsi mukaba mwaratewe mugatinya kubivuga. Ni mu bitangaze, kuko ntabwo mwarashe indege, kubera ko iyo ndege mwayirashe muri mu misa, cyangwa kwirasa ntabwo bivuze ko mwari muri mu masengesho yo kurasa indege. Mwayirashe indege kubera ko mwayitaga umwanzi, ariko nyuma yo kurasa iyo ndege mwitegura ko mugiye gufatisha abiri. Mwebwe ubwanyu muzi ko mwihamagarira akarambaraye, murakikoreye mu maboko yanyu,
akarambaraye muragashigatiye. Numvise hari umuyobozi umwe wivugiye amagambo nzajya mpora nyagarukaho kenshi, aravuga ngo abantu bafite imyaka 50 ngazajyana nabo. Uwabivuze muramuzi. Rero namwe icyo ni ikimenyetso cyo kurasa indege y'abandi twe dufite amahoro, mutubeshya ko dufite amahoro kandi mwaratewe mukanga kubivuga. Uyu munsi urugogo rukaba rugiye kubwira abanyarwanda, nkabambwira umuntu wese ushoboye, umuntu wese wumva afite urukundo rw'igihugu, akunze n'abanyarwanda ndetse nawe ugatisize, ngo akuremo ake karenge. Nyamara burya inyamaswa ihunga nubwo yahagira cyane ariko irokora ubuzima bwayo. Ejo mutazaba nka wa muserebanye wahiriye mu nzu ngo niko byahoze yokeje umuserebanye. Kubera ko aho igihe kigeze buri muntu wese yakabaye ari umuntu ureba kure. Aho igihe kigeze buri muntu wese yakabaye ari umuntu utekereza kuba yakunda mugenzi we, kuko hari igihe kizagera nibyo mwirata, nibyo mwishyizemo ayo magambo mwebwe mubwira abandi ngo mwanya ngo numvishe ejo ari washize audio wayisohoye wowe indatwa ngo hari abamenyereye gukubita inkoni, ngo bagomba gutungwa n'inkoni, ngo ubundi ngo batagomba no kugira amazi yo gukaraba. Ariko mbabwira ubwirasi bwararangiye. Ntabwo nababwiye ko nge ntagira amoko, nta moko ngira, kuko mwese mwaranyiciye murabizi. Yaba inkotanyi mwaranyiciye, yaba intera hamwe mwaranyiciye. Ubwo rero muri abo bose nta mwicanyi n'umwe nzigera nshyigikira, nta mwicanyi n'umwe nzagirira ibanga, nta mushimusi n'umwe nzigera numvikana nawe, kuko ibyo mwakoze mukwiye kujya hasi mugakubitwa icyuhagiro. Mwamara gukubitwa icyuhagiro mukicuza, mugasaba imbabazi, mukazisaba umunyarwanda wese mwarahemutse bihagije. None uyu munsi muri muri ya mayeri yose yo guteranya umwana na nyina, yo guteranya umugore n'umugabo, yo gushimuta mu mayeri menshi, yo guteranya abantu bashatse impinduka. Banyarwanda, ndagira ngo mbabwire, hari numvisha hari umuntu umwe wabivuze, nubwo telefoni zavaho, nubwo channel zafungwa, Imana yaduhaye ubwenge, hari byinshi mwakora kandi bigashoboka. Nubwo hafungwa buri kimwe cyose, iminara igafungwa, abanyarwanda mwashize umutima hamwe, abanyarwanda twashize umutima hamwe, ntabwo ikibi cyatumeneramo, kuko intwaro bakoresha ni intwaro imwe yonyine yo gutandukanya abantu, ni intwaro imwe yonyine yo kukwereka ko mugenzi wawe ari umwanzi wawe. Uzitondera umuntu ukubwira icyo kintu, nawe uri mukuru uzabanze ushishoze. Intwaro nkuru bakoresha, mutwihanganire nsubira inyuma niyegisikize kandi mbasaba imbabazi. Ntabwo ari ngewe ubona biri gucikagurika, ni ikibazo cya connection dufite. Rwose dufite ibibazo bya connection. Bakunzi bacu, babandi baharanira amahoro, babandi bifuza ko abandi babaho, dufite ibibazo bya connection. Rwose nababwira nti kubera ibyo bibazo namwe mutanga inkunga yanyu tubashe gukemura ibibazo bya connection, kuko inkunga yanyu irakenewe. Kandi tudafite connection ntago amakuru dushaka kubagezaho. Ngewe by'umwihariko amakuru nkeneye kubagezaho kuri Turwanya Kandoyi TV ndetse n'akarengane, ntabwo yabageraho ntafite connection. Kandi igihe cyo kuyabagezaho
nababwira ngo ni gito. Byaba byiza rero muteye iyi channel inkunga, ibyo mukeneye byose bikabageraho vuba, kuko uyu munsi ndahari ariko ejo nzaba ndahandi. Ntago tuzahora tuvuga, kuko igihe kigero no kugera kuvuga tubihagarike. Dukore n'ibintu n'indi mirimo ivuga, birashoboka cyane. Hari indi mirimo ivuga dushobora kuzakora tukajyamo kandi ifitiye abanyarwanda akamaro, tutagiye kuri cano gutya. Izi cano kwari kugira ngo tubanze tubaha amakuru, ndetse n'umuntu wese ukiri mu kigare, n'umuntu wese utaritandukanya n'ikibi, n'umuntu wese utaramenya aho u Rwanda rugeze, n'umuntu wese utaramenya abicanyi, nawe abone ukuntu abanyarwanda batagangaye. Rero kuba ndi kubabwira ngo mudufashe tubone network, mudufashe mudutere inkunga, muri kubinkorera, ariko namwe muzabikora mwikorera. Nkeka ko bizabagirira akamaro, nkeka ko hari byinshi muntegerejeho nk'umuhungu wanyu, kubera ko nanjye njya mvuga ngo abantu baricwa, ariko se bitwa bande? Ese ababishura bazi? Nubwo nirwo mvuga abandi, nkavuga n'abicanyi nkabavuga hariya, ariko nanjye kugera uyu munsi ntago ndamenya aho abanjye babashyinguye. Ababishe baragororewe, abandi bahabwa intebe, indatwa zijya guturwa ku matara. Nanjye ubwanjye sindamenya aho abisha abanjye babahambye. Abanyiciye izo ndatwa zaragororewe. Rero nari nsubi inyuma gato mvuga ngo mudutere inkunga, ubwo abumva bumvise. Kandi ibibazo bya network dufite, ntekereza ko nta muntu wabitugayira cyangwa bidusekere, kuko ndabizi ko abanyarwanda bagira umutima w'urukundo. Waduseka we ubwo byaba afite impamvu aduseka, ariko nkeka waduseka hari icyo nibura bakoze. Hari ibitekerezo mwanditse, ntabwo ngewe ndi ubasha kubisoma, nabibonye kubera ko network mfite ntabwo iri kubinyemerera kubisoma. Ndi gukora ndi live, ariko ibitekerezo byanyu byiza nimubona ntabisomye mwihangane. Nibwo buryo nabonye ko bitari bumwundire, kuko nakomeje ikiganiro nkinyuza ahantu habiri hatandukanye. Mushobora kuza kucyumva igice cyangwa se nimucyumve neza, ubwo muri comment muri bumbwire, ubwo murambwira icyo tugomba gukosora. Ndabashimiye rero kubera ikibazo cya network. Ikiganiro nkigize kigufi, bitumye ntasobanura cyane kuri uku kujijisha abanyarwanda, kandi baratewe network zanze. Ngewe aho ndi zanze pe, ndeho nayibona ko byanze. Niyo mpamvu nkigize kigufiya, nibinkundira nkabona network, mbasezeranyije ko saa 2 n'igice ndi bubahe iki kiganiro neza, cyangwa se ndagikora mu buryo butomoye, ndetse n'ibyo nateganyije kongeramo nkaza kubyongeramo. Ndabwira ngo abankurikiye mu buryo butaboroheye, mugire amahoro y'Imana. Abantu bose bakunda impinduka, mugire amahoro y'Imana. Abantu bose batwifuriza ibyiza, Imana ibakubire karindwi. Abatwifuriza ibibi, Imana ibateze intambwe, ibasubize inyuma inshuro 7. Uko niko Yeremiya yavuze. Abatwifuriza ibyiza mbisubiremo, Imana ibakubire karindwi.
abatwifuza ibibi cyangwa batwifuriza ibibi, Imana ibateze intambwe basubira inyuma inshuro 7. Ariko turabakunda, dukunda abanyarwanda bose, mugira amahoro, umwe n'umutekano, kandi buri muntu wese uharanira ukuri. Twizeye ko uyu mwaka ari wo wa nyuma wo gutagangaza abanyarwanda, buri muntu wese akibohora, buri muntu wese uyu mwaka ukamubera uwa nyuma wo kubohoka mu mutima we, akabohoka, buri muntu wese akagira ubwisanzure n'amahoro, kandi hamwe no gusenga Imana, hamwe no kwizera no gushyira hamwe, hamwe no kwirinda kugwa mu mutego w'umwanzi. Ndavuga abantu bashyize hamwe, bazi bafite ubushishozi. Mugira amahoro, tuzatsinda. Bye bye.